Hello nshuti dukunda, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Mbere ya byose manje kubashimira mwe mukurikirana urubuga rwacu rwa Izere Yesu. Imana ibahereze umugisha cyane. Muri aka kanya rero n'igitondo cy'umugisha, amazina ni yayandi, ni Umutesi Sifa. Nishimiye kongera kuvugana namwe. Ubushize murabizi ko twari duherutse kuvugana ndi kubabwira ko ijoro ry'umwijima ritinda gucya, ariko ngo icyo kwa hagati Imana iritamurura. Imana yarahabaye. Nanone nicyo kiganiro twari turi kuganira kuri uwo munsi duherukana kuvuganiraho. Narabashimiye cyane kudukurikirana, like zanyu na comment. Nukuri turabashimiye cyane, na subscribe zanyu mukomeje kuduhereza, mukomeje kudutera inkunga mu buryo bumwe n'ubundi, ndetse n'amasengesho yanyu. Imana ibahezagire. Muri aka kanya rero turi mu bihe biruhije umugenzi. Dutangiye ahangaha, tukaba dufite umukristo mugenzi wacu wari umaze igihe kinini arwaye, yaracitse intege no mu bihe byo gusenga kubera ibihe n'iminsi. Ariko muri aka kanya tuvugana, turimo turajya turi kwerekeza kujya kumusura, tujya kumureba uko amerewe. Murabizi ko Imana yatubwiye ngo dukundane, kandi burya gusenga kutagira imirimo nabwo kuba gupfuye. Muri aka kanya rero mu gitondo cy'umugisha turi kwerekeza ku rugo rwiwe, tugiye kumusura tumenya uko amerewe, ndetse turushaho no kongera kumutera ingabo mu rutege, tunamwibutsa yuko ibihe byose uko byaba bikomeye kose gusenga ntabwo kurangira. Nibuke ko mu ijambo ry'Imana hari ijambo ryatubwiye ngo yuko ngo buri kintu n'igihe cyacu, ariko gusenga tuba tugomba guhozaho. Niyo mpamvu ndi kubibutsa kugira ngo mwese uko waba ukomerewe kose, ibyo wacamo byose, byaba bibabaje, byaba bishimishije, yaba umunezero, yaba agahinda, yaba amarira, yaba ubukene, yaba inzara, ibyo byose ntibigatume utibuka gusenga. Gusenga birafasha. Gusenga ni ukuganira n'Imana. Gusenga hari byinshi bituma wirengagiza, ndetse bigatuma ukomera, ukihangana ibigaragazo byose urimo ndetse n'ibihurimo. Niyo mpamvu muri aka kanya rero, ubwo Imana yatubwiye ngo dukundane, niyo mpamvu dukoze iki gikorwa cyo kujya gusura mugenzi wacu wari umaze igihe arwaye. Tugiye kujyayo turebe uko ameze, tumusengere, ndetse hari ibintu byinshi byamuciye intege mu bihe byo gusenga, ariko ni ngombwa kugira ngo tugereyo, kuko nabyo biri mu bintu biranga umukristo. Biri mu bintu biranga umukristo.